ndi umwe mu bantu bakoresha social media cyane. Tumaze iminsi tubona hate speech, abantu bapfobya jenoside yakorewe abatutsi, baravuga n'abo u Rwanda, bameze nk'aho babyishyurirwa muri make. Njyewe ndashaka gukangurira urubyiruko ruri hano cyangwa buri muntu wese ufite social media kudatinya gusubiza, gutanga ukuri ku Rwanda. Ubuse bazasebya u Rwanda duhari, bazavuga nabi u Rwanda, twicare turebe ibirimo kunyuraho tubyemere duhari. Ntago tuzabyemera. Ndashaka kugushimira cyane nyakubahwa kubw'umutekano uduha, ubwisanzure n'ubuyobozi bwiza uduha. Icyo nakwizeza cyangwa se n'urubyiruko, ngiye kubavugira mwese, nk'uko watubwiye ngo turyame dusinzire, natwe kuri social media turiyo, kuko ni tool nini cyane ibipinga cyangwa se abantu badashakira u Rwanda amahoro. Turiyo, iyi ntambara tugiye kwirwana, tugiye gufunga umukandara, turwane kandi tugushyigikira. Urakoze cyane nyakubahwa.